Nongeye kubasuhuza bene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe kandi umwami Yesu abishimire. Ni mwene so Iribanje Jean Claude. Ntabwo twari duherukanye ko muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana kuri iyi channel ya Niwe Mahoro TV, ariko tugarutse nanone dushimira Imana ko yabanye natwe mu bihe bishize, yatuzigamiye umubiri n'ubugingo, ikatuba hafi, ikaturwanira intambara, ikatugotesha imbabazi zayo, kugeza uyu munsi tukaba turi amahoro. Nibishimirwe kandi namwe nizere ko muri aho muri hose Imana ibarinze mu bihe bitandukanye, mwaba muri mwo tutamenya, ariko Imana izi. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Mariko ibice 2. Turasoma umurongo waho w'8 turageza ku murongo waho wa 12. Igitabo cya ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Mariko ibice 2 umurongo w'8 kugeza ku wa 12. Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanije batyo mu mitima yabo. Arababaza ati, ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati, bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Imana ishimwe. Uyu mwanya ndagira ngo dusenge Imana tubone gukomeza ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane kuko uduhaye umugisha wo kuba tukiriho turi bazima. Umwaka urenzeho iminsi 2, isi yose twumvise inkuru ikomeye cyane ko icyorezo cya COVID-19 kiyogoje isi hirya no hino mu migabane itandukanye, ndetse hari aho cyahereye mbere hano mu Rwanda. Umwaka urenzeho iminsi 2. Mwami, tugushimiye yuko watuzigamye ukaturinda. Hari imiryango yabuze ababo, ibyo ngibyo ntacyo twabihinduraho, ariko twe waratuzigamye. Atari uko twubahirije amabwiriza 100% yo kwirinda iki cyorezo, atari uko twakiranutse, atari uko twabakoze ibyiza, ahubwo ni imbabazi zawe. N'abari aho iki cyorezo cyakaze hari abo warinze, ariko tugushimiye kuba tuzigamye Mana kugeza uyu munsi wa none, aho tumwe tugenda tubona ibintu bigenda biterera bijya ku murongo. Turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe nirihimbazwe. Nyemera rero umwanya nk'uyu tujye kugana ijambo ryawe, na bene data uduhane umugisha muri ryo, kandi umwuka wera yururukire kutuyobora, twumve icyo uvuganye natwe uyu munsi. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo navuze ngo, cyangwa se nise ngo, Imana izi ikibanza ikamenya n'igikurikiraho. Imana ijya imenya ikibanza ikamenya n'igikurikiraho. Inshuro nyinshi rimwe na rimwe tujya twibeshya ko uko twapanze ibintu ariko bigomba kutugendekera, ari nako bigomba kugenda. Ariko hari igihe bitagenda nk'uko twabipanze, ntibikorwe nk'uko twabitekereje, bikaba ahubwo nk'uko Imana yo yabitekereje. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu hari n'ibibaye ntabyishimire uyu munsi, ariko akazabona ko Imana yabishakaga ejo, akamenya ko hari harimo ubushake bw'Imana ejo. Rero uyu mwanya dushimiye Imana kubwira ijambo dusomye. Iyi nkuru igaragaje abantu bigeze bajyana umuntu wari urwaye, ngo yari uremaye, bamujyana ahantu Yesu yari ari. Mu by'ukuri aba bantu bari bajyanye uyu muntu aho Yesu yari ari, icyifuzo nyamukuru bari bafite ni uko yagombaga gukira. Bose bagiye bumva bamushyiriye umukiza, kandi niko byari biri. Mu gihe Yesu yari ari mu isi, mu bintu byamuranze
ndetse abantu banditse ubutumwa bwiza, yaba Matayo, yaba Mariko, yaba Luka, yaba Yohana, bagiye bagaragaza ko Yesu yakundaga kuba mu bantu, icyo ni kimwe, kandi bagaragaza ko yakundaga gukora ibitangaza bifatika, nubwo wenda bamwe batabyemeraga, ariko ijana ku ijana bigaragaza ko yakundaga gukora ibitangaza bifatika. Kuko ntekereza ko abari bajyanye uyu muntu bamushyiriye Yesu bari bafite n'ibimenyetso bifatika by'abandi bakize barora. Aho uko biri kose nituhagera ntabwo abura guhita akira rwose tukitahira. Bahageze basanga abantu buzuye mu nzu aho barimo bateraniye, basanga inzu yuzuye abantu ndetse ntiwabona aho unyura, kandi barashaka ko umuntu wabakira. Aho bakuye igitekerezo cyo gutira urwego bakazamura umuntu mu ngobyi bakamugeza hejuru, urebe urwo rugendo nawe, bakamugeza hejuru bakamunyuza aho batoboye bakamumanura bamanuje imigozi. Ibyo nawe ubitekereze, nawe ubyumve, uze gufata umwanya wo kubyibaza. Ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe, ni uburyo bagejeje uwo bari bajyanyeho bakeneye ko akira imbere y'umukiza bagatungurwa, baba abamujyanye, baba abari bateraniyeho Yesu yari ari, yaba n'umurwayi nyirizina. Ijambo rya mbere Yesu yavuganye n'uyu murwayi ni ijambo rivuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya. Noneho abamanuye umurwayi batangira kubaza batese uyu muntu arabona ari ibyaha, arabona ari ibyaha byamugize kuriya. Umurwayi atese ubu uyu nguyu abonye ko ikibazo ufite ari ibyaha. Abantu bari aho ngaho bose batase uyu muntu we wigereranyije uvuze ko ari ababarira ibyaha ni muntu ki? Abo ni abafarisayo. Abo ni abafarisayo n'abanditsi n'abasadukayo. Abafarisayo bari abantu boga mu idini ya Kiyuda, ariko bakomeye, bafite ubutunzi, bakomeye cyane, baza kwiyopozamo gake, ariko batavuye mu idini bajya ukwabo, bakora agatsinda k'ibanga, bakora agatsinda ko kujya bahuza ibitekerezo, bahuje imbaraga, bahuje ubutunzi, bahuje byose, bishyira hamwe. Urumva? Aba rero babaga mu mvugo y'iki gihe twabita abanyedini. Ni abantu bari mu idini, bazi byinshi by'idini, badashaka kumva ukuri, n'ubwo ukuri bakumva, ariko ntibashaka kukumva, kandi bazi Imana, bigishijwe Imana. Haleluya. Bazi Imana ku rwego ruruta n'uko umuntu yabitekereza, ariko ntibashaka kumva ibindi bintu. Kandi Yesu ababwiye ko afite ububasha bwo kubabarira ibyaha. Bo bazi ko Imana ari ibishoboye, mbese haracyarimo kumujijinganya, ariko basoma ibitabo by'ibyo bahanuriwe kuri uwo muntu bagasanga koko nibyo, ariko ntibashaka kubyumva. Imana idufashe cyane. Noneho haba akavuyo. Icyo navuze ngo Yesu azi ikibanza. Kuri uyu murwayi Yesu yari azi ko ikibanza ari ugukira ibyaha, igikurikiyeho ari ugukira indwara. Imana idufashe, Imana idusure cyane. Haleluya. Noneho haba intonganya, haba imburanya, abantu barasakuza bati ninde waguhaye ububasha bwo gukora ibyaha? None batangira kujujura mu mitima. Yesu ngo arabimenya. Haleluya. Yesu ntabwo ajya abwirwa ibiba mu bantu, kuko areba mu mitima yabo. Harabaza ati ariko se ubu mutangiye kuburana musakuza, musakuriza iki? Arababwira ati muri mwebwe mutekereza ko icyo ari cyoroshye ari iki? Ari ukubwira uyu muntu ko ibyaha byawe bibariwe, cyangwa ari ukumubwira yuko indwara yikize? Aravuga ati uhereye none mumenye ko umwana w'umuntu, haleluya, afite ububasha mu ijuru no mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Arangije ngo itabwira uwo muntu uti aka kanya ikore n'uburiri bwawe utahe. Yesu ashimwe. Arangije ngo yikorera uburiri bwe, arahaguruka aragenda, ndetse ngo abantu baramumirwa bati kuva twabaho, kuva twabera tubonye ikintu gitangaje, tubonye ibintu bitigeze bibaho, noneho nibyo tubonye. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo rero uyu munsi mu bihurimwo nkubwire ngo egurira Yesu ubwo bubasha, agupangire, agushyirire ibintu kuri gahunda. Inshuro nyinshi usanga ibintu byacu bicurikiranye, ariko Yesu niwe wabidupangira neza. Yesu niwe wamenya ikibanza, akamenya igikurikiraho. Yesu niwe wamenya icyo umuntu igikenewe mbere y'ibindi byose. Ntekereza ko
n'uyu munsi wa none uwagushyirira ibyiza byinshi, Imana igushyiriye ibyiza byinshi nko ku iparato, ikavuga ati muri ibi byiza byinshi biri kuri iyi parato hitamo icyiza ubona kiruta ibindi, kandi byose ari byiza byakugora, ariko Yesu we azi icyiza kiruta ibindi. Haleluya! Icyiza cyarutaga ibindi muri kiriya gihe kuri uriya muntu ni ukumubabarira ibyaha, hanyuma ibindi bikaza kuza hanyuma. Imana iduhana umugisha. Nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none Yesu agupangire, Yesu agukorera imibare. Imibare niyo idacuramye, imibare niyo mizima. Imibare yacu irapfuye, akenshi tuyishyiramo bene wacu, akenshi tukayishyiramo inshuti, akenshi tukayishyiramo abo twibwira ko bakomeye, akenshi tukayishyiramo abo twibwira ko bafite ibyo twifuza, ariko Yesu niwe utumenyera ibibanza, akamenya n'ibikurikiraho, akadupangira ibikwiriye. Imana ishimwe cyane, akabidushyirira ku murongo, akaduha buri kintu cyose mu mwanya wacyo. Ndagira ngo nkusengere kandi nanjye nisabira kugira ngo Uwiteka dushoboze. Yesu azi icyabanza, azi icyakurikiraho. Yesu azi icyabanza, azi icyakurikiraho. Uyu munsi wa none abantu benshi bari mu kaga kuko ibintu nibo babyikoreye, nibo babyipangiye, ariko Yesu iyo yagupangiye nta ngaru zizamo, nta bibazo bizamo. Imana idufashe cyane, Imana iturengere. Ndagira ngo rero dusenge Imana kubw'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Yesu niwe uzi ikibanza, niwe uzi n'igikurikiraho. Imana ibahe umugisha, bimwegurire byose, abigukorere, abigupangire, abigushyire kuri gahunda. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo twumvise, kandi twumvise ko ari wowe uzi ikibanza ukamenya n'igikurikiraho. Tugushyize mu biganza ibyo twibwira byose kugira ngo abe ari wowe kubidushyirira kuri gahunda, kuko twebwe ntitwabishyira kuri gahunda ngo bikunde. N'ibibazo dufite akenshi biterwa n'uko aritwe twabyikoreye. None turabikwegure ngo ubidukorere mu izina rya Yesu. Amen, amen. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza. Imana ibagire neza.